kubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Hari abantu benshi bazimira, ninde ubamenyesha ubuntu bwanjye. Yesu umwami ni ukubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Hari abantu benshi bazimira, ninde ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye, mana yanjye, ntege umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. mana yanjye, mana yanjye, negeka umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye. Wari kashuhijwe n'umuriro, ati Mana none huza untume. Umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye. Wari kashuhijwe n'umuriro, ati Mana none huza untume. Mana yanjye, mana yanjye, ntege hozeho umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. mana yanjye, mana yanjye, negeka umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. hari abantu benshi bazimira, batamenya umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Hari abantu benshi bazimira, batamenya umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ntege umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. Mana yanjye ntege umazeho ikara ry'umuriro. Mana yanjye ntege numa ubundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha.
kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye Neze ozeho